noneho kanguzetsa kandi murutse kubona ishowspeed ahantu yari ari mu Rwanda umuntu wese acagaho yahitaga avuga how you doing bakajya bamureba avuze ngo how you doing Ako ja izo ndimi muzika ari izacu ntabwo ari izacu za hey doing urabwira umuntu Kamonyi ngo hey doing abantu bavuze ngo uranga abantu bakiriye natanga aba influencer nyine bagiye bakira ishowspeed ngo ntabwo bize noneho nabo bakihagara bavuga ngo ntabwo yari yaje ngo gukora business cyangwa ngo ibyo kuyo tuganira nawe ngo yaraje ku entertainment ako se nkibaza ko yaba yaje yo ku entertainment koko yabaje ku entertainment n'umuntu influencer mu kintu kimuvugaho kaza uvuga ngo I love you ngo byonyine ma ukari ikintu kimwe byuruze reka twemere koko bidasaba ko kuba warize ko ngo eriko mari influencer koko niyo wabutarize ngo muri bihugu byose yagiye akuri ikibwa ese ntabwo yabonye kandi abaturage mu bindi bose bihugu yaganiriza yabakomeza kwiga kuko imbuga bakoresha ntago ziri mu Kinyarwanda live bakora ntago ari abanyarwanda ntago abanyarwanda accessing izo live ntago accessing za live bari abantu bakora za stream abakora access kuri ze boro n'ubundi n'abantu bumva izo ndimi rero man nyine barasabwa kwiga tu uko byagenda kose niyo cyakiga ushobora kwihugura mu Cyongereza ko kuko Krista amatsan bite n'ibintu ukora ugakenera urwo rurimi ntabwo kandi ubwo Bovara abatambukije isomo abatambukije ikigwa abantu wese mudaheruka kubona indabo tubahaye indabo ebana hakurya ari indabo kabisa ama rose ya ewan indabo hano kabisa twe turazujuje Krista amatsa wagwan Yago uziko natangiye kureba YouTube kubera wowe oh thank you may God bless you nibuka wavugaga za shi gusa ngo wata shi bro wata Njeri turi kubabwira kanoni onishti yawe mumari bagukumbise bombe kabisa Bovara mumukumbise bombe kabisa urasi inshuti yawe ibiri what a shit bro ibiri kubabwira mani ibindi kubabwira wallahi ibindi kubabwira ni ibintu wese yakumva ntabwo bikeneye amashuri ya science n'ibiki ngo ujye kwiga muri make ntabwo ari watashi ariko mani ukeneye kumenya ururimi ko abantu turi gusavinga ibyo bintu ntabwo bumva Ikinyarwanda bro niyo mpamvu nyuza asanga ishowspeed ibindi bihugu byose agiyemo umuntu wese bahuye babasha kuba baganira ukabona ko live yaryoshye ariko live mu Rwanda niyo nyuza asanga abantu bose agiye ahura reba soma ngo ari nawe yabazaga abantu yabazaga ibintu mani kumva hari n'abantu yabazaga ibintu yaje mu live hari n'abantu yabazaga ibintu mani kumva hari n'abantu yabazaga ngo bazareba yicaye muri modoka ari kugenda n'uramuniga igihe wamuniga mubazaga ya ndirimbo ngo yabantu zasohotse ya Bruce Melody na Diamond yasohotse hari ibintu yabashije uramuniga mbere abazagasuza inyuma mani baramuseka biramucanga nawe nyine ko ariko mani ni ibintu dukeneye byanga byakunda ikintu ukora ikintu uri gusavinga n'abanyarwanda ntago uzakora live man ngabana mu Rwanda ntago abantu accessinga twese urimo uragira andi nama bara bose umuntu wasebesha aba influencer ngo ntago bize ntago ari byo wenda kubasebya ntago ari byo ariko n'aba influencer cyamukeneye nyine kwiga tu mukeneye kwiga ariko mukeneye kumenya ururimi rw'ibintu mushaka gusanga mu bantu b'ingenzi wagira inama wowe ni bande babiri batatu hari uti ebana wabonye hari ukavuga uteye kabisa okay aho twavuye ngo twavuye gusa icyo nzi cyari inshuti yawe
oya inshuti yanjye iragirimo inshuti yanjye iragirimo nanawe babwire reba cyasayizo reka nawe babwire reba cyasayizo ago kri oya yago mushaka kuyogoza bashaka kumentioninga Kezi wayitonze bashaka kumenya kati didi shibro no you can't do this shit bro bashaka kumentioninga hari umuntu wavuga ngo you can't do this shit bro bashaka kumentioninga Kezi ariko Kezi ngiye kamara kunavuga ni bande bashaka kumumentioninga nacyumvishe bande umuntu ushaka kwa warahuye na isho speed wishiti yanjye muri amaniga ye turamanika tamwihakana nyine kuntu ya performing gusa nubundi abantu bamenyereye kuna performing kuna abantu bazi bino byiwe ntabwo babisobanutse neza uziko dusigaranye kagarara man Kagara yavuze icyongereza cyiza Kagara ngo ntabwo yaje ngo ntabwo yari yaje ngo kuri abantu bazi icyongereza buri Kagara ko nyine bakoze iriya nuza ngo babyita ngo cyera bure bakoze challenge nyine ko bayikoze ntabwo Kagara kugira ngo ayimwake ayimuhe suko yayimwatse mu cyongereza hari abantu benshi bashitse kwaka Aisha Speed umwanya wiko kugira ngo amucalenginge ari ku rurimi rukanga bikarangira nyine ariho habonetse barimo baramuka gusa kwako bashatse kumwaka itino bashatse kumwaka ngo bamucalenginge ariko birabananira kubimwaka ugasanga nyine nkabande twikomereza agoki Kezi Batman Kezi man Kezi analyze Kezi kuna performinga ni kuriya ko nyine ni labore ni ago shishi what the fuck nyine ni ibintu bidasobanutse nawe nyine agomba ko performinga nyine ibintu bidasobanutse ibintu n'ubundi performinga kandi koko nibyo niwe mwihariko ni ibintu bidasobanutse none se ajya gusobanura ibintu kandi n'ubundi akorera nyine ibintu bidasobanutse mu mukundira kavuga bya ago nyine ni ibintu okay numwihariko we akira phone defend inshuti yawe inshuti yanjye mwiyisebye ninda yisebeje ari we no wabihereye ubundi ninde ahubwo uje gusebye inshuti yawe akabasobanurira neza mwereza amagift agokra umwereze iki kintu acyumve neza Kezi kuna performinga bimwemerera no nyine no gukora bira bintu ko nyine twese tumumenyere kuri IG mujya mureba nuza content ziwe ni content nyine zidasobanutse nibyo none se content nibyo nicyo kintu kiri gucu ako tuvugisha ukuri nicyo kintu kiri gucuruza nase ntabwo bona abakora content bafata bazaro cyabo mu ntoki ni ibintu man nyine ibintu barimo biri guperforminga mu Rwanda content bavuga ko ari content creation yo mu Rwanda hari ni ibintu abantu cyakoze ngiye nakumentioning hari abantu barimo barakora ibintu byiza content bashyashya barimo barakora nyine ibintu ukabona kari ibintu byigisha nubwo akoze ikintu ariko harimo inyigisho ibyo bintu bitanatumara umwanya aba content creator mwese muze kuri YouTube hari ibifaranga narabarabuye ubu ngo hari nindi application ngiye kubarabara yitwa Twitch mugende kuri Twitch batangiye za TikTok mukorere ibiceri narababwiye n'aba YouTubers nimuze none dere koko baraje koko sasa ngewe baricana kuri YouTube ndabakunda sana abantu 130 oh my god bagomba gutamba hemba kantu hano we have come long way to papara byari long jane kwibona no oh god you know nanjye najyaga nibaza aho bizava niba ushakatse mwanyaje pick my number nanjye ko nawe ritarema mu rugendo rutoroshye my friend from Tabagwe to Kampala ubu ndimo mvungura champagne brie mama dori sinigeze nikoza nimbari nkunde nkorera iyo madorari mutipe wo mucyaruri sofani mama dori sinigeze nikoza nimbari nkunde nkorera iyo madorari onanana kuko umugambi w'Imana suwejo suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo suwejo
uririmbye indirimbo bitanibuka kawe nabonye ejo bundi. Kavuga ngo iki? Nze mwana ndi Uganda wale wo muntu ali mukumbuza wanoliwa. Akaboro k'abantu ngo babonye ngo rukira Mariya ejo bundi. Babonye mu Kigali. Nyine baraga prince kari akaboro ranje kari kuranda kana akaboro kanje batashye n'indirimbo ngo umugambi Imana si weje koko ndeba aba bantu bose bagiye kureba Bikira Mariya. Bro nyende yagifuri bari bafite kabisa bajya kwa Bikira Mariya.